ubu tuvugana Kiliziya Gatolika ifite papa mushya, nk'uko uruhererekane rw'abapapa rubigaragaza. Papa ni umuyobozi wa Kiliziya Gatolika ku isi. Papa watowe uyu munsi yahawe izina rya Papa Leo wa 14. Ni umuyobozi wa 267 wa Kiliziya Gatolika. Reka tubabwire bimwe mu byatumye yisanga kuri uyu mwanya. Ni kuri uyu wa 8 Gicurasi 2025 aho Kiliziya Gatolika yatangaje ko ifite papa mushya. Aza guhabwa izina cyangwa se yitwa Papa Leo wa 14. Amazina ye bwite ni Robert Francis Prevost. Mbere yo gutorwa niko yitwaga. Ni umunyamerika ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari nawe wa mbere uyoboye Kiliziya aturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba yaravukiye Chicago mu mwaka w'1955. Amavu n'amavuko ye. Izina ry'ukuri kuko twabivuze ni Robert Francis Prevost. Yavutse tariki ya 14 Nzeri 1955. Yavukiye Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Afite ubwenegihugu bubiri, ubwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ubwa Peru. Ubu bwenegihugu bwa Peru yabuhawe mu 2015. Umuryango. Ni umuhanga mu by'iyobokamana w'abafureri ba Augustiniani, Order of Saint Augustine, mu magambo ahinnye ni OSA cyangwa se OSA. Inzira y'ubusasaridoti ya Kiliziya yatowe nk'umusasaridoti ku itariki 19 Kamena 1982. Yakoze ubutumwa muri Peru. Yatangiye ubutumwa muri Peru mu 1985, aho yabaye umuyobozi wa seminari, aba n'umwarimu wa teolojiya n'umucamanza mu rukiko rwa Kiliziya. Yabaye umuyobozi mukuru w'abafureri ba Augustiniani muri 2001 ageza muri 2013. Yabaye umushumba wa diyosezi ya Chiclayo muri Peru kuva mu 2015 kugeza muri 2023. Yagizwe umuyobozi wa dikasteri ishinzwe abepiskopi 2023, ashinzwe kugena abepiskopi ku isi hose. Yagizwe karidinari ejo bundi rwose mu gihe gito cyane, ntago amaze igihe kinini ku bukaridinari. Yabaye karidinari ku itariki 30 Nzeri 2023 abugizwe na Papa Francis. Kandi yagizwe karidinari mwepiskopi wa Urbano ku itariki 6 Gashyantare 2025. Gutorwa nka papa bije nyuma y'urupfu rwa Papa Francis rwabaye kuwa 21 Mata uyu mwaka avuga 2025, aho inama y'abakaridinari izwi nka conclave yateraniye mu nzu ya Sistine i Vatikani kuva kuwa 7 Gicurasi, n'ejo hashize ntago ari kera, aho uyu munsi rero kuwa 8 Gicurasi saa 12 z'umugoroba umwotsi wera wagaragaye utangaza ko habonetse papa mushya. Twibutsa ko iyo bamaze gutora
ntihaboneke byibura 2/3 byatuye umukaridinari, ntabwo papa baraboneka, bityo hazamurwa umwotsi w'umukara. Ngira ngo mu bitangazamakuru bitandukanye haba umwotsi wagaragaye kuri iyo tariki ya 7 ndetse n'uyu munsi tariki ya 8 mu gitondo hagiye haboneka imyotsi y'umukara, bigaragara ko umuyobozi cyangwa se papa atari yakabonetse. Rero kuri icyo gicamunsi nibwo umwotsi w'umweru cyangwa se umwotsi wera wagaragaye ugatangaza ko habonetse papa mushya. Karidinali Dominique Mamberti yatangaje izina rye mu magambo ya kera avuga ngo Habemus Papam, bishatse kuvuga ngo habonetse papa cyangwa se papa yabonetse. Tangaza ko Robert Francisco Prevost yatorewe kuba papa, ahitamo izina rya Leo wa 14. Impamvu y'ihitamo ry'izina rya Leo wa 14 ni izihe? Izina Leo rifite amateka akomeye muri Kiliziya Gatolika. Papa Leo wa 13 azwi cyane, yabayeho mu 1878 kugeza mu 1903. Azwi cyane kubera inyandiko ye Rerum Novarum yavugaga ku burenganzira bw'abakozi n'ubutabera mu bukungu. Guhitamo iri zina bishobora kugaragaza ubushake bwa papa mushya bwo gukomeza umurage w'ubutabera n'ubwiyunge mu bihe by'ihindagurika rikomeye mu isi. Ubutumwa bwa mbere mu ijambo rya mbere Papa Leo wa 14 yagaragaje ubutumwa bw'amahoro, ubumwe n'ishimwe, asaba abakristu gukomeza urugendo rwabo mu kwizera. Yego, nk'uko twatangiye tubivuga rero, kuri ubu Kiliziya Gatolika ifite papa mushya witwa Papa Leo wa 14, akaba ari umuyobozi wa 267 wa Kiliziya Gatolika. Tubibutse ko iyo tubara papa duhera ku ntumwa Petero. Petero niwe ufatwa nk'umuyobozi wa mbere wa Kiliziya. Hanyuma papa waruheruka ni Papa Francis, nk'uko mubizi. Aha rero nk'uko twari twabibasezeranyije, twababwiye ko tuzakomeza kubagezaho amakuru ajyanye n'imikwa rya papa ndetse n'ibindi andi makuru menshi tuzarushaho kuyabagezaho. Mwebwe icyo musabwa ni ugukomeza gutera inkunga mugakora subscribe hano kuri channel yacu, ubundi tukazajya turushaho kubagezaho amakuru menshi y'ibyo mwifuza kumenya. Aha, andika muri comment rero, komeza kutubwira uko wumva ibiganiro tubagezaho, ndetse murusheho kutwungura ibitekerezo y'ibyo mwumva twabakora kugira ngo murusheho kuryoherwa. Wibuke gukora subscribe niba utarayikora, ukore share ku bandi kugira ngo turusheho kwagura umuryango mugari. Murakoze cyane, mwari kumwe na MNA. Aha ni kuri M Shine Present.